Urukundo rutsinda byose, rutsinda amagambo, rutsinda intambara, rutsinda ibibazo, rutsinda ibintu byose cyangwa se rwirukana ibintu byose mu buzima. Nyamuneka ubundi urukundo ruturuka ku Uwiteka. Nawe tekereza neza ku ruhande rwawe. Imana kubera urukundo idukunda yatanze umwana wayo kubera ibyaha byacu. Ngaho nawe tekereza, ese aka kanya byibura wowe watanga n'urutoki rwawe rumwe gusa kugira ngo witangire umuntu kubera urukundo umukunda. Ndabizi neza abenshi batuvaho, abenshi bazagucikaho kubera yuko waberetse yuko ubakunda byanyabyo cyangwa se kubera yuko nyine mu makeya waberetse amarangamutima yawe. Ariko uyu munsi ndagarutse kugira ngo twongere tuganire kuri iyi couple. Iyi couple ndayikunda, iyi couple nyumvamo, iyi couple ni blessings n'umugisha. Nyine mu makeya ni role model kuri buri muntu wese, kuri buri mukobwa wese, kuri buri musore wese nyine ufite gahunda yo kuzubaka urugo rwiza. Icyo nkwifuriza aka kanya, niba uri kureba ino video, ndakwifuriza kuzagira urukundo nkuru nguru, ndakwifuriza ndagusabira kuzabona urukundo rw'umugisha rufite blessings, urukundo rufite umwuka wera, urukundo nyine mu makeya rwoherejwe n'Imana. Njya nkunda kubabwira ngo buriya mu buzima tubamo cyangwa se ibigeragezo byose ducamo mu rukundo, ndabizi neza ushobora kuba ufite umuntu mwigeze gukundana arakubabaza cyangwa se aragukomeretsa, ariko byari umugambi w'Imana niba utabizi. Ndaje nkubwira impamvu. Ubundi mu buzima tubamo yuko Imana ikugeza ku rukundo rwa nyarwo, irabanza ikagutegura, kandi iri kugutegura ikoresha abantu bayo. Ntabwo Imana izamunuka ngo igutegure cyangwa se ikwereke uburyo ugomba kwitwara. Oya, izagenda iguzana babandi bose bakubabaza, babandi bose bagutera agahinda, babandi bose wizera bakaguhemukira, ariko finally bizarangira ugeze kuri wa mukunzi wa nyawe. Kandi igitangaje uzamugeraho utarigeze ubitekeza. Nyine mu makeya uzabona bimeze nk'impanuka. Ro uyu munsi ndashaka ko turebera hamwe ibintu bigera kuri bibiri gusa. Icya mbere turaza kureba isomo twakigira kuri iyi couple. Icya kabiri turibuze kuba twarebera hamwe n'urugendo rw'iyi couple, ndetse kandi rwose urugendo rwayo rubibuze kugusigira isomo, ruza kugusigira icyigisho. Icyo ngusaba na akantu gatoya cyane. Ino video nuza kumva wayikunze, nuze kugenda udakanzereka. Icya kabiri, nuza kumva ino couple uyikunda, uze guca hasi muri comment umbwira uti iyi couple ndayikunda, ndetse kandi rwose nanjye imbera role model. Ikintu cya mbere gikomeye cyane buri muntu wese, buri mukobwa wese, buri musore wese akwiye kwigira kuri iyi couple, isomo akwiye gukura kuri iyi couple ni ukwiga yuko urukundo rwa nyarwo iyo rwagize mu buzima bwawe, ibindi byose biza nk'inyongera. Amafaranga, imitungo, amahoro, ibyo byose utekereza. Numara kubona urukundo rwa nyarwo, nubona umuntu muhuza, wa wundi ugukunda, wa wundi uhereza agaciro nawe akakaguhereza, amafaranga muzayageraho, ibyishimo, imiryango yanyu, abana banyu, muzabona blessings gusa, muzabona umugisha, muzabona ibyiza byose bituruka ku Mana cyangwa se bituruka kuri Uhoraho. Njya nkunda kubabwira ngo buriya abishyize hamwe Imana irabasanga. Kandi nkongera nkababwira ngo uzitegereze couple zo mu Rwanda, babandi bagiye mu rukundo ari plaka banyambu, nyine utekereza abantu bose baduskaminze urukundo, nyine batangiye ku blessingwa cyangwa se nyine ibintu byo byatangiye kugenda bizamo umugisha. Nubwo buriya umuntu mwa muri inshuti bisanzwe mukabeshya urukundo, ikintu kizakwereka yuko urukundo nyine rutandukanye n'ibindi byose, mutangira kugenda mubona iyindi migisha, izindi blessings ziturutse ku ruhande mwebwe mutateganyaga. Ubwo harimo amafaranga, kubaho neza, gukundwa n'abantu, nyine kwishimirwa n'abantu. Ese ninde muntu udakunda couple ya Linda Priya ndetse na Irenge Christian? Impamvu se murayizi, ni ukubera yuko ari urukundo rwaje hagatebo, cyangwa se ni ukubera urukundo rwabahuje. Rero bivuze ngo ahantu hari urukundo ibintu byose biragenda, nyine mu makeya mukundwa n'abantu, abantu bakabishimira kurenza ibindi byose. Rero isomo rya mbere nakubwiye twakigira kuri iyi couple ni uko ahantu hari urukundo ibindi byose biraza. Amafaranga araza, inshuti ziraza, abantu baraza, barabakunda, ibintu byose utekereza nyine wifuza mu buzima bwawe. Nubona umuntu ugukunda byanyabyo, ukabyereka ababyeyi, ukabyereka inshuti, brothers and sisters, ndabizi neza yuko ibya bintu byose utekereza bazagaruka bagukunde, bakwishimira nyine mu makeya, kubera ko bazabona yuko utandukanye n'abandi, bazabona yuko nyine ukoze bya bintu byose byananiye abandi. Ubundi niba hari ikintu cya mbere kigura mu buzima ni ugukunda byanyabyo. Gukunda byanyabyo nyine, kugira urukundo rutari uburyarya, rwa rukundo we rwakujemo ruturutse ku Uwiteka, atari wowe ubyifusinzemo cyangwa se atari wowe ubyihasemo. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane twakigira kuri couple ya Kiboke ndetse n'umutoni Ntambara Jackie, iki ngiki ucyumve neza cyane. Tugomba kwiga yuko ibintu byose bitangirira hasi kugeza bigeze ku rwego rwo hejuru. Ngaho nawe tekereza neza ku ruhande rwawe uburyo Kiboke yaturutse iwabo nyine mu burasirazuba, yavuye iwabo ngo nana matera agira,
birangira iwabo yiwe rwose bamwirukanye cyangwa se bakunda kumubwira yuko diplome afite ntacyo imaze, itagura umunyu cyangwa se nta n'ikintu nyine ibamariye, kuba yarize nta kintu bimaze. Umusore avuga ati kama mbaye ngiye kujya mu mujyi sori cakishe ubuzima nk'abandi. Nibwo yahuye n'uwo mukobwa, uwo mukobwa araza amukunda uko ari, ku kamatera yari afite nyine ku tuntu twa fake yari afite twose, ariko amugumaho abastay kuri we. Ariko aka kanya today ari kumukubita gift y'imodoka. Bivuze ngo ahantu hari urukundo ibintu byose biraza, amahoro, mani, ibintu byose utekereza rwose biraza mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane twakigira kuri iyi couple nuko ubukwe cyangwa se marriage ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi cyerekana urukundo rwa nyarwo. Ngaho nawe utekereza neza, babanye badakoze ubukwe kandi rwose bamara imyaka myinshi, bamaze nibo nibeshye bashobora kuba baramaze imyaka igera ku 8. Urumva imyaka 8 ni imyaka myinshi cyane ku buryo we utabyumva, babana nk'umugore n'umugabo, ariko bakoze ubukwe muri 2020 na kangahe 2025. Ese niba waritegereje neza wabonye marriage bakoze? Akabazo rochaka kukubaza, ese koko ni ngombwa ko abantu bakoze ubukwe bakoze bafite abana bakora honeymoon cyangwa se bajya mu kwezi kwa buki? Abantu benshi Clapton, Kiboke ndetse na Nambara Jackie bakoze honeymoon. Abantu benshi baravuga bati se abantu bakoze bakora honeymoon, ese koko biriya bintu byari bikwiye? Ese koko nyine biriya bintu nibyo? Nyamuneka uze kutubwira nawe hasi muri comment. Ese kuba abantu bakuze cyangwa se abantu bafite abana bajya muri honeymoon hari ikintu bitwaye, cyangwa ku ruhande rwawe nawe ntago ubyemera? Ngiye ku ruhande rwanjye rwose nacyo. Umwanzuro w'iyi video cyangwa se conclusion iragira iti, niba uri umukobwa, niba uri umusore, ukabuzi neza yuko ushaka urukundo rwa nyarwo, ukabuzi neza ko ushaka kuzubaka urugo rwiza, ukazubaka urugo ruzaguhereza amahoro, mwaba mukennye, mwaba mufite duki cyangwa se mwaba mutunze ibya mirenge, icyambere ntabwo ukwiye kwita ku bigukurura inyuma cyangwa se ku bintu tubona physically. Harimo imitungo, uburanga ndetse n'ibindi byinshi nyine bigiye bitandukanye. Ariko ngana nabwo nshatse kuvuga yuko nyine uzagende uhitemo uwo ubonye, kubera yuko ushobora guhitamo umukobwa mwiza ugasanga afite imico myiza, yewe n'umubi nyine yaba afite imico myiza, kandi umukobwa mwiza yagira imico mibi, ariko n'umubi nawe birashoboka yuko yagira imico mibi. Byose birashoboka. Rero bivuze ngo before yuko nyine utekinga decision kuvuga ngo ngiye gukora mariage, banza witonde utekereze neza, uvuga uti ndashaka kubaka urugo rumeze gute, shaka iki muri ubu buzima. Ibyo numara kubimenya uzahitamo ugendeye ku gikwiye. Icya kabiri, ugomba kumenya neza yuko marriage ntabwo ari cyo kintu cya mbere cyubaka urugo. Mariage ntabwo ari cyo kintu cya mbere kizana urukundo rwa nyarwo. Rwose umuntu ushobora gukora mariage ariko atagukunda, atakwimvamo, afite ibindi bintu runaka agushakaho mu buryo twebwe tutabona cyangwa se mu buryo butagaragara. Icya kabiri ugomba kumenya, mu buzima tubamo ahantu hari urukundo, ubukene buragenda, ibibazo biragenda, amagambo aragenda, ibintu byose byabavugwaho mukundana bya nyabyo ntabwo mushobora kubyumva na gatoya. Ibyo byose mu birenze imbone, ahubwo ugasanga nibwo muri gukundana cyangwa se nibwo urukundo ruryoshye cyane kurushaho.